bigufitiye yingira bishitse akiri mumiro. Igihe gishize kubera amapfa yari ariho y'izuba, abantu bari baracitse ururondogoro, bose bari baratumbiriye mu ijuru. Ariko bimeze nk'aya ndirimbo yo mu bagatulika bajya baririmba ngo ngiye amakuba yaje twiringira Imana igihe ibyago byabaye byinshi. Bavandimwe, reka nongere mfate uyu mwanya shima Imana yuko yatugiriye ubuntu, ikaduha ubuzima, ikatuvubira imvura, ikaduha umucyo. Izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Buriya Imana ikunda abantu cyane kurenza uko bo babizi. Imana ikunda umuntu ariko ikanga icyaha. Dusabe umwuka w'Imana kugira ngo atuyobore muri iki kiganiro kandi atwigishe. Mbere yuko dutangira reka tubanze dusenge. Turagushimiye Mwami Imana, tugushimiye uburyo udukunda kandi ukatwitaho. Tuje imbere yawe kugira ngo twigishwe n'ubuntu bwawe. Amahoro aturuka ku Mana abane n'umuntu wese uziga. Turakwinginga tudwihindahenda ngo umwuka w'Imana aza twigishe kandi adusobanurire, kandi ijambo ryawe risa n'ahasenyutseho mu bugingo bwacu, bizatubera impamba n'urwego bizatugeza mu bwami bwawe. Tubyatse twizeye mu izina rya Yesu, amen. Mu gihe gishize abantu bose bari baracitse ururondogoro, bari baracitse intege kubw'uko imvura yabuze. Nubwo iguye imyaka imwe ikaba yari yarumye, ariko igitangaje ni uko abantu batazi yuko igihe abantu bimuye Imana ikintu gikurikiraho nako. Iyo bimuye Imana bagasenga ibigirwamana, ugasanga abandi barasenga ibindi bitabeye igirwamana kubw'uko babyimitse mu mibereho yabo ya buri munsi, ikintu gikurikiraho kaba ari akaga. Rero dukwiriye gushima Imana mu bibi cyangwa ibyiza, ariko ibyo bintu ntago abantu bajya babitekerezaho ngo babishyikire mumve ko bagomba gushimira Imana umucyo iba yabahaye. Bagomba gushimira Imana yuko bagenda mu modoka kuva ku munsi wa mbere kugeza ku umwaka urangiye, Imana yarabarinze, bakagaruka mu rusengero bagashima Imana, cyangwa se nubwo bataza mu rusengero naho bari bagashima Imana kandi bakayihamya. Rero ni bakeya babasha gushima Imana ibyo yabakoreye, ariko Imana ibakorera ibitangaza mu buzima bwabo bwa buri munsi, ariko ntabwo ni bakeya bajya barebesha amaso yabo bakamenya yuko Imana yabakoreye igitangaza. Kuba tubaho buri munsi, kuba ugenda ukajya gucuruza ukabona amafaranga, nta muntu wigeze agutelefona ngo ndayakuzanira, nta mukiriya we wigeze uhamagara, abantu bakaza bakagusanga bakaguha amafaranga ugakemura ibibazo byo mu rugo, ukagura imyenda y'abana, ukishyura minerivare. Ibyo ngibyo nabyo ni mu buryo bw'igitangaza. Uburyo turya ni mu buryo bw'igitangaza. Ariko se ni bangahe bajya bagaruka bakareba mu ijuru, bagatumbira mu ijuru, bagashima Imana? Uzasanga ari bakeya, kubw'uko imvura yari yarabuze mu minsi ishize, amapfa agatera, imyaka ikuma, abantu bose haba abasenga n'abadasenga bari batumbiriye hehe? Mu ijuru. Bari batumbiriye mu ijuru bumva ikintu bakeneye mu buzima bwabo ariko imvura yagwa. Ariko se ni ukubera iki ibyo birinda kubaho? Mbese iyo Imana itanze imvura igatanga umucyo, ukagenda mu modoka ukwezi kugashira ukundi kugataha, abana bakajya kwiga bakaba amahoro, umugore akajya ku kazi akaba amahoro, umugabo akajya ku kazi akaba amahoro, bakagaruka mugahurira mu muryango, ni bangahe bajya bahagarara bagashimira Imana ibyo bitangaza Imana ibakorera kubw'uburinzi bwayo? Uzabireba usanga ari abantu bake batekereza yuko Imana ibakorera igitangaza. Ibyo bintu ntabwo abantu babifata nk'aho ari igitangaza, ahubwo babifata nk'aho ari tekinike zabo baba bakoresheje kugira ngo babone abakiriya bacuruze. Babifata nk'aho kuba bahinze imyaka ikera ntabwo babibona mu buryo bw'igitangaza. Babifata nk'aho kuba imyaka yeze ari uko bashyizemo ifumbire nyinshi. Babifata nk'aho babanje kurobanura imbuto bagatera imbuto nziza, none zikaba zareze bakabona umusaruro. Niko babifata. Nyamara iyo umuntu ahinze ibishyimbo cyangwa se agahinga izindi mbuto, Imana ngo izihamagara iri mu ijuru, hanyuma zikazamura umugondoro, bityo imbuto imwe ikera 100, iyindi ikera 50, iyindi ikera 30, kubwo igitangaza cy'Imana. Ariko benshi barimo kujarajara basaba gukorerwa igitangaza. Mu gihe cy'Abayuda basabye abafarisayo n'abatambyi n'abasadukayo, basabye Yesu gukora igitangaza kugira ngo bamwizere, ariko Yesu yari yarakoze ibitangaza ntabwo bigeze bamwizera. Yarababwiye ati nta gitangaza muzabona.
na n'uyu munsi abantu barasaba Imana kubakorera igitangaza, bigatuma bagenda ingendo ndende, bigatuma bajya za Kibeho, bigatuma bajya mu bihanamanga kugira ngo basohorezwe amasezerano, kugira ngo Imana ibakorere ibitangaza, ariko nta gitangaza bazabona. Tubona ko mu minsi y'imperuka hazaduka abahanuzi b'ibinyoma bahanura ibijyanye n'irari ryabo. Uko bahanura ibijyanye n'irari ryabo ni nako bazahanura ibijyanye n'irari ryabo bahanurira. Ibyo bitangaza rero nta hantu byanditse muri Bibiliya, nta hantu uzabibona. Nta hantu muri Bibiliya handitse yuko hazabaho igitangaza cyo kugura imodoka, nta hantu muri Bibiliya handitse yuko hazabaho igitangaza cyo kubaka inzu. Ahubwo ibyo ngibyo bizasohoza ubuhanuzi, kuko bizabaho mu minsi y'imperuka. Bazaba abantu bubaka, bazaba barongora, bazaba bagura amamodoka, bazaba birata amajyambere, kugeza igihe ibyo bizabarangaza, maze umunsi wo kugaruka kwa Yesu Kristo ukazabatungura umeze nk'umutego kandi umeze nk'umujura. Rero kubwo amapfa yari ariho mu minsi yashize, abantu bose babogozaga, abantu bose bariraga, ariko ubwo imvura yaguye nta muntu n'umwe ushobora guhagarara imbere y'iteraniro ngo ashime Imana yo mu ijuru. Ni bangahe bazashima Imana? Nubwo wenda imyaka imwe yari yarashiririye, imyaka imwe yari yarumye, ariko Imana iba yemeye ko biba ku bantu kugira ngo abantu babubura amaso yabo barebe hejuru, bamenye ko hejuru hari Imana. Ariko ibyo bintu byagiye bibaho mu gihe cya Isiraheli, ubwo Eliya yarebaga muri Isiraheli yose agasanga abantu bose basenga ibigirwamana, agasanga abantu bose barimuye Imana, barimitse ibindi bintu. Habayeho yuko ateza amapfa muri Isiraheli kugira ngo abantu bareke kwizera ibyo bintu, batumbire mu ijuru, bamenye ko hari Imana ishobora byose. Ni nako byagenze koko. Ariko Yesu Kristo aza hano mu isi muri Luka 21:25 hari amagambo ahari, reka tuyasome. Muri Luka 21:25 haratubwira ngo, kandi hazaba ibimenyetso ku zuba no ku kwezi no ku nyenyeri, kandi no hasi amahanga azababara. Reka iri somo ndisubiremo. Kandi hazaba ibimenyetso ku zuba no ku kwezi no ku nyenyeri. Ibimenyetso bizaba ku zuba no ku kwezi ni ibihe? Iri somo y'abantu barisoma ntabwo basha gusobanukirwa nicyo ririmo ribabwira. Ibimenyetso bizaba ku zuba no ku kwezi ni ibihe? Mu minsi yashize cyangwa se mu myaka yashize itambutse, hagiye habaho ubwira kabiri ku kirere. Ku kirere hagomba kubaho ibimenyetso bigaragaza yuko Yesu Kristo agiye kugaruka, kandi bigaragaza yuko ubwami bw'Imana bwegereje. Ku zuba ibimenyetso bizabaho ni ibihe? Ibimenyetso bizaba ku zuba ni uko rizava rikamera nk'iririmo umuvumo, rigatwika imyaka, rigateza amapfa, kugira ngo abantu bongere bubure amaso barebe mu bwami bwo mu ijuru. Iki kintu ni ikintu gikomeye cyane. Kandi no hasi amahanga azababara, bumva inyanja n'imiraba bihorera. Mbese ubu ngubu uyu munsi wa none muri Ukraine harimo inyanja n'imiraba? Inyanja n'imiraba birahari. Mbese muri Kongo hari inyanja n'imiraba? Mbese amahanga arimo arababara kubwo kumva inyanja n'imiraba bihorera, ngo abantu bazagushwa igihumure no kwibwira ibyenda kubaho. Ariko ibi bintu bibera imbere y'amaso yacu, tukabirebesha amaso y'umubiri, ntitubirebesha amaso y'umwuka, kandi bigacaho bikagenda abantu ntacyo bagenje gute, nta somo babikuyeho, nta n'icyo bamenye. Ariko ibi bintu ni ibintu biteguriza kugaruka kwa Yesu Kristo. Ibimenyetso bizaba ku zuba no ku kwezi no ku nyenyeri ni ibihe? Nuko inyenyeri zizijima, nuko inyenyeri zizagwa. Mu myaka yashize inyenyeri zaraguye. Nuko izuba rizava riri mu muvumo, nuko imvura izagwa imeze nk'iri mu muvumo, ikarimbura ibintu, igasenya amazu. Ariko ibi bintu bikwiriye kureberwa ku murongo wabyo, bikumvirwa ku murongo wabyo, abantu bakabireba bakamenya ko ubwami bw'Imana bwegereje. Kuko ibi bintu nta kintu gishya kiba hano munsi y'ijuru kitanditswe kandi kitahanuwe. Ariko abantu ntabwo bakeneye ubu buhanuzi bubabwira ibyenda kubaho, ahubwo bakeneye ubuhanuzi bubabwira ko bagomba kugura amamodoka meza, bakeneye ubuhanuzi bubabwira ko bagiye kurongora abagore beza, bakeneye ubuhanuzi bubabwira yuko bagiye kubaka inzu nziza kandi bakazibamo. Mu yandi magambo, ntabwo bashaka kuva kuri iyi si iriho akaga ngo bimukire mu bwami bwo mu ijuru, kuko ubwami bwo mu ijuru nibwo
Imana yaduteguriye, kuko Yesu yaravuze ngo ni byiza ko ngenda nkajya kubategurira amazu muzabamo. Mu yandi magambo, ntabwo abantu bakeneye kuva ku isi, ahubwo bakeneye kuba kuri iyi si kandi bakazayirambiramo bakanayipfiramo. Igihe gishize kubera amapfa yari ariho y'izuba, abantu bari baracitse ururondogoro, bose bari baratumbiriye mu ijuru. Ariko bimeze nk'aya ndirimbo yo mu bagatulika bajya baririmba ngo ngiye amakuba yaje twiringira Imana, igihe ibyago byabaye byinshi, igihe izuba ryavuye imyaka ikuma, igihe imvura yaguye ifite umuvumo ikarimbura amazu, igasenya amazu, ibisenge bikagenda, ikarimbura ubutaka, nibwo abantu bongera kwibuka yuko hari Imana, kuko babonye ibintu bidasanzwe. Ariko ibyo bintu tukwiye kubirebesha amaso y'umwuka, amarineti y'umwuka, tukabona impamvu byabayeho dukoresheje ijambo ry'Imana, tukabigenzura, kandi tuzamenya yuko ubwami bw'Imana bwegereje, kuko Yesu Kristo yasize abivuze. Hari igitekerezo, igihe kimwe hariho umugabo wasabirizaga. Uwo mugabo yaragiye ajya ku itaje, iyo taje yari ituyemo abantu kuva hasi kugera hejuru, akagenda akicara imbere y'umuryango, akikubiranya, akaryama, kugira ngo ahari uwinjira muri iyo taje cyangwa se uri busohoke muri iyo taje yabagamo abantu abashe kugira icyo amuha. Buri munsi akabikora, buri munsi akaharyama, usohotse akamuhereza, uwinjiye yabona yikubye inzara yamwishe akamuhereza. Nuko igihe kimwe mu itaje yo hejuru, nko mu itaje ya kane, mu itaje ya gatanu, habagamo umugabo. Uwo mugabo yaramurebaga, abana bakamureba, bakamubaza ati se papa, uriya mugabo uryamye hasi ko agiye gupfa? Papa akababwira ati ntabwo yapfuye, ahubwo uriya mugabo aba arimo asaba, abashaka icyo kurya. Barabimenyereye, n'abinjiraga muri iyo taje barabimenyera, kugeza ubwo bagiye bamwihorera kubera ko bamurambiwe cyane, kubera ko haryama igihe kinini ntagire icyo bamuha. Itaje murabizi yuko zigira utuntu twitwa utubariko abantu bicaraho, cyangwa se terasi bicaraho bareba ku mihanda cyangwa se bareba hasi, bakabasha kuharira cyangwa se kuhanywera. Umugabo iyo yajyaga kunywa icyayi mu gitondo, yafataga umugati akawujugunya hasi. Iyo yajyaga kunywa icyo agiye kunywa icyo ari cyo cyose, cyangwa se saa sita agiye kurya, yarinjiraga akamuhereza. Ariko uwo mugabo yasohoka, uwo mugabo ntabashe kureba umuha, uwo mugabo uryamye ntabashe kureba umugabo umuhereje. Igihe yajyaga kurya saa sita, yarapfunyikaga ibyo kurya akabimanura, bikikubita hasi kuri uwo mugabo akabitora akarya. Ariko yarangiza gufungura, uwo mugabo waherezaga uwo nguwo uryamye hasi, yarangiza gufungura agasohoka saa sita, amaze gukora pose akajya ku kazi, agaca kuri uwo mugabo. Ariko uwo mugabo uryamye ntamenye yuko ari we wagenze gute, wamugaburiye. Akagaruka nimugoroba agasanga umugabo yata. Mu gitondo yabyuka agiye ku kazi, umugabo akazinduka akaza akaryama kuri ya taje. Umugabo yabyuka nanone agiye gufata petit déjeuner, agiye gufata ibyo kurya bya mu gitondo, akabona wa mugabo aryamye hasi, akazingazinga ibyo kurya, akabizingira mu kintu, akabimanura hasi, bikikubita imbere kuri wa mugabo akabitora akarya. Yarangiza kurya ahembutse, amaze kwicara, wa mugabo wamuhaye agasohoka imbere yiwe, ntamenye ko ari we, ntanamusuhuze, akigendera. Igihe kimwe yaje kwibaza ati se uyu mugabo mpa buri munsi, uyu mugabo ndamugaburira mu gitondo, uyu mugabo iyo ntashye saa sita muri pose ndamugaburira akarya, ariko iyo nsohotse nta nubwo ansuhuza, nta nubwo ndeba, nta nubwo anzi. Uko nguko niko Imana iha imigisha abantu benshi kuri iyi si, ntibamenye ko ari imigisha yabahaye, ahubwo bakazerera mu isi nk'inzererezi, bajya gushaka gusohorezwa ibitangaza, bajya gusaba Imana, bajya gusaba abahanuzi b'ibinyoma kugira ngo babakorere igitangaza, kugira ngo basohoreze igitangaza, babone kwizera Imana. Kandi nibo basohoza igitangaza ntabwo bazizera Imana, ahubwo bazizera abo bahanuzi b'ibinyoma. Umunsi umwe uwo mugabo yaje kubona uwo mugabo yuko nta kintu atamwitayeho, atanamuzi, biba ngombwa yuko yigira inama yo gufata ibuye. Afata ibuye, amaze gufata ibuye ararizingazinga muri bya bintu yajyaga ashyiramo ibyo kurya, akajugunyira wa mugabo hasi. Rya buye yararipfunyitse, ararizingazinga neza, noneho ararifata, ahagarara kuri ka kabariko umugabo yari yizinze hasi, ayerekana yuko inzara yamwishe, kugira ngo uwinjiye amuhe, n'usohotse amuhe. Afata rya buye arizingazingira mu kintu yajyaga amugaburiramo, akamushyiramo ibyo kurya, ararimanura neza, riramanuka ryikubita mu gahanga ka wa mugabo. Yikubise mu gahanga ka wa mugabo, ntabwo ryari ibuye rinini ku buryo ryamwica, ariko uwo mugabo icyo yashakaga
nuko uwo mugabo ararama akamenya umugaburira buri munsi. Rero ibuye yararimanuye ryikubita kuri wa mugabo, rimaze kwikubita kuri wa mugabo haryamye, umugabo arakanguka akanura amaso, yumva arababaye, aribyiringira, arangije kwibyiringira, ariko aratekereza aravuga ati umuntu nkubise iki kintu ninde? Aragifungura kirebye asanga harimo ibuye, aravuga ati uyu muntu ibyo ari byo byose ni umugome. Ariko uwo mugabo wagaburiraga uwo mugabo wari uryamye hasi ntabwo yabikoreye ubugome, ahubwo yagira ngo ararame arebe mu ijuru, arebe umugaburira buri munsi. Umugabo amaze kubona ko ari ibuye yarararamye areba mu ijuru, naho areba mu ijuru afite umujinya, afite agahinda kubw'ububabare agize, bahuza amaso na wa mugabo umugaburira, aramusuhuza gutya, ariko amurebana umujinya n'umunkanyari kuko yari ari kure cyane, aritotomba cyane, aravuga ati umpoye iki? Aritotomba, arivumbagatanya, nkaho hafi ya haba ibiro bya polisi, yagombaga kujya kumurega yuko amuteye ibuye. Ariko uwo mugabo wamugaburiraga si cyo yashakaga, yagira ngo ararame arebe umugaburira. Igihe kinini yamugaburiye atazi umugaburira uwo ari we. Uko niko Imana ihimigisha abantu kuri iyi si, ikabakorera ibitangaza, bakabaho bakarya mu buryo bw'igitangaza, bagakorera amafaranga mu buryo bw'igitangaza, bakambara mu buryo bw'igitangaza, bagahinga bakeza mu buryo bw'igitangaza, ariko nta gihe bajya bararama ngo bashime Imana. Niyo mpamvu Imana yemera ko amapfa agera ku bantu, imvura ikagwa irimo umuvumo, ukwezi kukijima kugira ngo ikabereka ibimenyetso byose bishoboka, kugira ngo ibereke ko ari Imana, bararame barebe mu ijuru, ariko bararamishwa nuko habayeho amapfa. Ariko iyo Imana imaze gutanga imvura, nta muntu n'umwe ushobora kujya guhagarara imbere y'abantu ngo ashime Imana, nta muntu n'umwe ushobora kurarama ngo arebe mu ijuru ashime Imana. Reka dusoreze ku magambo ari hehe, ari icyambere cy'Abami igice cya 17. Rero bavandimwe, ibi bintu bikwiriye kurebwa mu buryo bw'umwuka, ariko ni bande babasha kubireba mu buryo bw'umwuka? Iyo amakubaje bibuka yuko hari Imana, yewe n'abasenga ibigirwamana barabireka bakibuka yuko hari Imana, ibyo bigirwamana ntacyo byabimarira. Ariko se iyo Imana ikibazo bari bafite iyo kimaze gukemuka, Imana bayivaho bakayimura bagasubira kuri bya bigirwamana. Icyo ngicyo nicyo cyabaye muri Isiraheli. Mu gihe cya Isiraheli, igihe Eliya yarebaga akabona kuva ku mwana mutoya kugeza ku musaza n'umukecuru bose bunamiye ibigirwamana, kandi bwari ubwoko bwa Isiraheli bwatoranyijwe. Kubw'uko Ahabu yari yarashatse umugore wo mu bantu basenga ibigirwamana, Yezebeli yaraje igihugu cyose cya Isiraheli acyuzuza ibigirwamana n'amasite yabyo. Bityo abantu basenga ibigirwamana kuva ku mwana mutoya kugeza ku mukecuru, bimura Imana ya Isiraheli, bimika ibigirwamana. Uyu munsi niko abantu bimura Imana, Imana ikagikoresha ibimenyetso, ikabakorera amajeste kugira ngo bubura amaso barebe mu bwami bwo mu ijuru. Ariko ni bande bubura amaso? Bubura amaso ari uko babona amapfa yaje, ari uko babona inzara, icyorezo cy'inzara kiri hafi kubasatira, nibwo bamenya ko mu ijuru hari Imana. Ariko si imvura imaze kugwa, imyaka ikera, bakeza bagasarura, ninde wibuka kujya gushima Imana? Ninde wibuka kurarama ngo arebe mu bwami bwo mu ijuru yibuke ko hari Imana? Reka turebe ibyabaye muri Isiraheli. Turabisoma mu cyambere cy'Abami igice cya 17 ku murongo wa mbere. Duhere ku murongo wa mbere. Bukeye Eliya w'Itishubi, umwe mu basuhuke b'i Galiyadi, asanga Ahabu, aramubwira ati, ndahiye Uwiteka Imana ya Isirayeli ihoraho, iyo nkorera iteka yuko nta kime cyangwa imvura bizagwa muri iyi myaka keretse aho nzabitegekera. Imana irareba, na Eliya ubwiwe arareba, abona yuko abantu bimuye Imana, abona ikintu cyabishobora, nuko habaho amapfa kugira ngo abantu bongere kwibuka yuko mu ijuru hari Imana. Mbese muvandimwe, kuki abantu twategereza yuko Imana ikoresha amapfa kugira ngo tumenye yuko Imana ihari? Kuki twategereza yuko Imana yemera yuko umuvumo w'imvura itugeraho, ukaza ugasenya amazu, ugatwara imyaka, ahanze mu mibande hose hakuzura, kugira ngo tubashe kurarama turebe mu bwami bwo mu ijuru? Cyo Kristo ari kudukorera. Kuki twategereza yuko habanza kubaho intambara kugira ngo twihane? Kuki twategereza yuko habanza kubaho ibyorezo kugira ngo abantu bihane, bararame barebe mu ijuru bamenye ko hari Imana? Kuki twareka kurisenga ibigirwamana ari uko habaye hama? Iki kintu kirakomeye cyane. Umurongo wa 2. Hanyuma ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riti, va hano ugende werekere iburasirazuba, wihishe iruhande rw'akagezi kitwa Kereti, ahateganye na Yorodani. Umurongo wa 4. Uzajye unywa amazi yako, kandi ntegetse ibikona kujya bikugemurirayo. Umurongo wa 5. Nuko aragenda
agenza nk'uko Uwiteka yabivuze, ajya kuri ako kagezi ka Kereti ahateganye na Yorodani, agumayo. Ibikona bikajya bimuzanira umutsima n'inyama uko bukeye uko bwije, kandi akajya anywa amazi y'ako kagezi. Buriya igihe habayeho amapfa, umwuzure, ibyorezo, ntabwo abantu n'ubundi bubaha Imana cyangwa se basenga Imana ibyo bibujijwe kubageraho. Bibageraho ariko kubw'uko bubaha Imana, Imana ikabarindira muri ibyo bintu ntagire icyo baba. Ni nako Eliya byagenze. Amapfa yatejwe na Eliya kubw'uko Isiraheli yari yarimuye Imana, nawe yamugizeho ingaruka, ariko Imana yabanye nawe ikajya imugaburira, ndetse n'ako kagezi kaje gukama. Reka tubisome ku murongo wa 7. Hashize iminsi ako kagezi karakama, kuko nta mvura yagwaga muri icyo gihe. Ako kagezi karakamye, ariko Eliya ntabwo yigeze abura amazi yo kunywa. Ibikona byamuzaniraga umugati, ako kagezi nako igihe kari karakamye, abamarayika bamuzaniraga agacuma bakamutereka iruhande, bakamubwira ati byuka urye unywe kuko ufite urugendo rurerure. Ntabwo inzara yigeze imwica. Uko niko Imana igomba kurindira abantu bayubaha, uko niko Imana igomba kurindira abantu bayiyeguriye mu bibazo n'ingorane n'intambara, kandi ntagire icyo baba kugeza ubwo ibyo bigeragezo bizava. Muvandimwe, ukwiriye kurarama ukareba mu butura bwera bwo mu ijuru icyo Yesu Kristo ari kugukorera. Reka dusabe Mwuka w'Imana atwambika amarineti y'umwuka, tubashe kureba ibintu mu buryo bwagutse, kureba ibintu mu buryo dukwiriye kubirebamo, tukareba, tukabasha kureba ibyo abandi bantu batari kureba, tukabasha kureba. Rero ntabwo dukwiriye kurarama ngo turebe mu bwami bwo mu ijuru kubw'uko habayeho amapfa. Rero iyo imvura imaze kugwa, abantu bakeza bagasarura, nta wibuka kujya gushima Imana. Rero hari igihe biba ngombwa yuko Imana yemera yuko ibintu bitugeraho nk'ibyo bibi, imiraba, ibigeragezo, indwara z'ibyorezo, amapfa agatera, inzara igatera, utugezi tukuma, n'ubwatsi bukuma, inka zikabura icyo zirisha, kugira ngo tubashe kurarama turebe mu butura bwo mu ijuru, kugira ngo Imana ibashe kudukura kuri bya bigirwamana twimitse mu mitima yacu, tugenda dusenga. Imana ntabwo inezezwa nuko abantu bayimuye bakimika ibigirwamana. Muvandimwe, ndakwifuriza kongera kurarama ukareba mu ijuru, ukamenya ko hari Imana, kandi ukayizera, kandi ukayiyegurira, kandi ukayiringira. Reka twe kuba nka wa mugabo wararamye akareba hejuru kubw'uko bamuhaye ibuye. Imana ikoresha uburyo bwose bushoboka, igakoresha amajeste, ibimenyetso byerekana yuko ubwami bw'Imana bwegereje, kugira ngo abantu bave ku bigirwamana basengaga, kugira ngo bave ku byo biringiraga by'amafaranga, kugira ngo bave ku byo biringiraga by'ubutunzi bwabo bimitse mu mitima yabo, kugira ngo bave ku byo biringiraga by'abagore n'abana n'amazu n'amamodoka, kugira ngo bave mu binezeza, bibuke yuko Imana ihari, biyegurira Imana kugira ngo Imana ibashe kubarokora. Ariko ni bangahe babasha kugera imbere y'iteraniro, cyangwa se babashe kugera imbere y'abantu bagahamya Imana, bakavuga ati Imana ishimwe kuko yadukoreye ibitangaza. Rero abantu bakwiye kuva mu kujarajara, kuko mu imibereho yacu ya buri munsi tubaho mu buryo bw'igitangaza. Kuba ufite amafaranga menshi ku buryo ubasha kurya ukabaho neza, ntabwo bivuze yuko Imana itajya gukorera igitangaza. Abantu bakwiriye kuva ku bigirwamana basenga, bakibuka yuko Imana yo mu ijuru ihari, kandi itegereje yuko bayiringira kugira ngo ibakize. Data wa twese uri mu ijuru, uyu mwanya tumaze kubona yuko twakwimuye igihe kinini, tukimika ibigirwamana byaba ibyo mu mitima yacu, byaba n'ibyo dupfukamira bigaragarira amaso yacu. Uri Imana ishobora byose, kandi utegereje yuko buri muntu wese yaca bugufi akakwiyegurira. Dushoboze rero kuko muri kamere yacu hatarimo kugukiranukira nk'uko bikwiriye, ubuntu bwawe n'amahoro bibe mu mitima yacu, kandi ufashe buri muntu wese wumvise aya magambo mubere inkingi y'ubuzima bwe, mubere inkingi yo kwitegura kugaruka kwawe. Nibyo mbasabiye, nanjye nisabira mu izina rya Yesu, amen. Jingira bishi